ushobora kumva ibitendo byayo ukifuza kuyibona amaso ku maso nubwo bitari bukunde gusa utuze ngutera inkuru yayo. Mercedes Maybach 6 ifite ubushobozi bwo kuzamura umuvuduko kuva kuri 0 kugera ku birometero birenga 90 ku isaha mu gihe cy'amasegonda ane gusa. Ni imodoka idasanzwe. Iyi modoka uyirebeye inyuma ni akamodoka gato cyane kuko ifite imyanya ibiri gusa, ishobora kuba ari imodoka yakorewe couple, ntago mbizi niko mbitekereza. Umuvuduko wayo wo hejuru ni birometero 249 448 mu gihe cy'isaha. Bishatse kuvuga ngo iyi modoka iramburiye umuhanda wo kuva i Kigali kugera Tanzania yahagenda mu gihe cy'isaha imwe gusa. Yitwa Mercedes Maybach 6 Cabriolet. Ifite umuvuduko udasanzwe, ni imodoka iri hejuru cyane. Imbere mu modoka ifitemo ikoranabuhanga rihambaye, ayishobora gucana urumuri cyangwa se amatara y'imbere mu modoka indani mu bice byose by'imodoka, haba hasi ndetse no hejuru, mu buryo buyoroheye cyane. Ubushobozi bwayo bwonyine buyigira imodoka y'agaciro, ariko ubwiza bwayo buza ari akarusho. Uyirebeye inyuma iteye nk'ubwato buto bwa moteri, imiryango yayo ikaba ifunguka ijya hejuru. Ukoresheje charger nshya yakozwe na Mercedes ushyira umuriro muri iyi modoka, dore ko iyi modoka ikoresha n'amashanyarazi, umuriro wajyamo mu gihe cy'iminota 5 wayitwara ibirometero 90. Urumva ko ari charger hejuru cyane, ishobora gushyiramo umuriro mwinshi mu gihe gito cyane, kandi umuriro wayitwara urugendo rurerure cyane. Ni imodoka ifite umuvuduko uri hejuru nk'uko twayibonye. Hano ushobora kwibaza ngo si imodoka yakozwe nande cyangwa si imodoka ni yande. Ucyumvamo Benz, ngira ngo wasobanukirwa ko uruganda rwa Benz rwashyizemo akaboko bikomeye cyane. Uru ni uruganda rukomoka rero mu gihugu cy'Ubudage, cyangwa se n'uruganda rw'Abadage. Imodoka za Benz ngira ngo abantu mwinshi murazizi, abantu mujya muzibona, mujya mubona logo za Benz. Mercedes rero ikaba yaratangaje ko igiye gukorana imodoka n'urundi ruganda rudasanzwe rw'Abanyamerika rwa Maybach, bagakora imodoka ya Mercedes Maybach 6 Cabriolet. Ibi bakaba barabitangaje mu mwaka wa 2014. Ni imishinga ibimaze igihe kinini cyane, utagira ngo ni umushinga wa mu gitondo baba batekereje bagahita bashyira hanze. Uba ugomba gutegura nawe ukavuga ati mu gihe cy'imyaka runaka ngomba kuba nzaba ndi kuri iyi step. Ubu turi gutegura imishinga y'imyaka. Abasongozi mwese aho muri mu bice bitandukanye by'isi, Uwiteka akomeze kubarinda no kubaremera amashimwe. Mbibutse ko ubu nabazaniye n'urubuga rwa Rahura Ubwenge. Abantu mwese mukeneye kumenya ngo mudasobwa zikora gute, abantu mukeneye kwiga utuntu tw'ubwenge, ndashaka kubigisha. Hari abantu usanga nka window yawe ishobora kurangira muri machine, ugasanga nk'umuntu window yaramurangiranye, ntago azi ukuntu yakwa updatinga window. Utazi ukuntu wakwa updatinga window yawe, ugasanga umuntu ni nko mu YouTuber ariko ntago azi ngo AdSense ni ibiki, ntago azi ngo nakora verification y'ibintu byanjye gute. Ibyo bintu byose kuri Rahura Ubwenge biba biriho. Uragenda ukiga uburyo wa verificating ibintu byose bahawe, ama email yawe, ukuntu wajya uganira na YouTube nyine kugeza nawe baguhaye ibiceri byawe. Ibintu byose ukabyiga ku murongo. Niba ushaka kuba umu content creator w'umwuga, niba ukeneye kumenya ibintu byinshi bigiye bitandukanye, ukore subscribe kuri Rahura Ubwenge ubundi ukomeze kwiga. Reka twikomereze n'ibya Maybach ndetse na Mercedes Benz. Iyi ni imodoka ngiye kubateramo inkuru y'inkomoko yayo kugira ngo wumve ukuntu hari ibintu bikomeye cyane hano hanze biba bihari bidasanzwe. Mu mwaka wa 2014 rero nibwo uruganda rwo mu Budage nk'uko nabikubwiraga rusanzwe rukora imodoka ari rwo Mercedes Benz rwatangaje ko rugiye gutangira gukorana n'urundi rw'Abanyamerika rwa Maybach, bagakora imodoka zikomeye kandi zigezweho kandi zijyanye n'ikoranabuhanga muri rusange. Nk'uko nabikubwiye, ngira ngo wabonye ko iriya modoka ikoresha amashanyarazi cyangwa se icagingwa nka za moto za Spiro mujye mubona, ariko se nk'abarambavuze gute kweri, ariko ntacyo ntawamenya. Wasanga hari aho tuzahurira. Maybach yamamaye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ikora imodoka ndende. Yamamaye nk'uruganda rukora imodoka ndende kandi zihenze cyane. Imodoka zayo rero zagurwaga n'abaherwe, kuko abantu ba mikoro make nkatwe twigendera muri za Toyota Starlet, izi ngizi zikoresha ibizami. Abantu ariko mukeneye perime muze mbatemo, abantu mukeneye perime muze mu ndebe mbafashe. Ubu hano mba ndi kubigisha. Hari abana mbagiye kwigisha imodoka ejo n'ejobundi bakibonera amahirwe yo kujya hanze. Izi modoka ziba mu bihugu by'Abanyaburayi, ngira ngo urabona ko ari imodoka ziba ziri i Burayi. Umwana akagira amahirwe yo kwigira i Burayi, akazahura n'iriya modoka, yayibona akiruka cyane atereka reka mu modoka nzingi ntayirimo. Iyi modoka rumba ngira ngo nayo nyikuganirizeho, uzahure nayo uyizi, nuyibona uvuga ati iyi modoka bayinyeretseho, reka nanjye nyimedite nyirebe. Abantu cyangwa bakoze subscribe ku Musongozi ntabizeye kujya i Burayi bariho niko ntabizeye gufrazinga muri bo banye, ariko ni munagenda muzajye munibuka munangurira akantu. Nyuma yo kwifatanya rero na Mercedes
Maybach ngira ngo bitewe n'ukuntu yanakoraga ibinyabiziga bihenze cyane, hari igihe cyageze irafunga cyangwa se isa n'ihombye bitewe n'uko abantu ba mikoro make nkatwe tutageragayo. Urumva rero byaje kuyikoraho cyane, nyuma rero iza kwifatanya na Mercedes Benz bahita bakora imodoka ya mbere ihuriweho n'izo mbaraga zabo zose, yitwa Mercedes Maybach S600 iri mu zikunzwe ku isoko kugeza na n'ubu ngubu. Nyuma y'iyi modoka rero Mercedes Benz kandi yatangaje ko igiye gusohora indi ifite imyihariko ikurusha cyangwa se ikubye inshuro nka 400 iriya modoka. Uru ruganda mu kwamamaza rurakabya cyane. Ibaza imodoka ifite ubushobozi bungana kuriya ngo ugakora indi modoka iyikubye, niyo yaba yikubye inshuro imwe cyangwa ebyiri byaba bidasanzwe. Iyi modoka rero ikaba ireshya na metero 6 ndetse na 96, izaba ari imodoka rero idasanzwe igihe tuzaba tuyibona amaso ku maso natwe, kuko ari imodoka ifite ubushobozi bwa moteri buri hejuru cyane, cyangwa se yahawe ubushobozi bwa moteri buri hejuru buyibashisha kuba yagenda ibirometero birenga 300 itaracomekwa ku muriro cyangwa se ngigire izindi mbaraga ihabwa muri rusange, dore ko imodoka inakoresha amashanyarazi nkuko nabikubwiye. Mercedes Maybach 6 Cabriolet kandi ifite ubushobozi bwo kuzamura umuvuduko kuva kuri 0 kugera ku birometero birenga 90 mu isaha mu gihe cy'amasegonda 4. Ibyo nibyo bintu bintera ubwoba kuri iyi modoka. Ntabwo niyumvisha ukuntu imodoka ishobora guhaguruka mu gihe cy'amasegonda nikabifasha umuvuduko ungana n'amasegonda ungana n'ibirometero 90 mu masegonda 4. Urumva ibyo bintu bisanzwe wowe? Ibigira imodoka idasanzwe kuri nge nuko mu gihe cy'isaha ishobora kugenda ibirometero bigera ku bihumbi 249,448 mu gihe cy'isaha imwe gusa. Urumva ko ari imodoka idasanzwe. Ukoresheje charger nshya yakozwe na Mercedes nkuko nabikubwiye, ushyira umuriro muri iyi modoka byatwara iminota 5 kugira ngo hajyemo umuriro wayitwara ibirometero birenga 90. Ubushobozi bwayo rero bwonyine bugigira imodoka idasanzwe kandi y'agaciro, ariko ubwiza bwayo buza ari akarusho. Umuyobozi wa Mercedes Benz Diatmal niwe rero yavuze ko mu myaka 30 iri imbere iyi modoka izatwara igihembo gikomeye kubera ubushobozi bwayo. Reka tubitegereze turebe. Iyi modoka ifite imyanya 2 gusa, ikaba idatwikiriye. Uyirebeye inyuma ubona igaragara nk'ubwato buto bwa moteri. Imiryango yayifunguka ijya hejuru. Imbere mu modoka yifitemo ikoranabuhanga rihambaye, aho ishobora gucana urumuri mu bice byose by'imbere mu modoka, ndetse ikaba yifitemo n'uburyo bugenzura amajwi muri rusange. Biteganyijwe ko rero iyi modoka izaba ari imwe mu zihenze cyane igihe izaba iri ku isoko cyose. Uruganda rwayikoze rwarahiye ko nta modoka izigeriza ngiyirye imibare muri rusange cyangwa se ibe yayisubiza hasi. Bo batangaje ko igomba kujya hanze mbere y'umwaka wa 2035. Turi 2025, bishatse kuvuga ngo iyi modoka ifite igihe cy'isoko bitarenze umwaka wa 2035. Iyi modoka igomba kubigaragara ku isoko. Gusa igira feri ya moteri, ikagira amategeko atandukanye n'ay'izindi bisanzwe. Iyi buto ubona ni feri ya moteri. Nzirikana igitambaro mu maso umbwire nshima. Kizana igitambaro mari unzirike mu maso nshima. Wagiye reka bro. Nzirikana igitambaro nshima. Bare jya uziko nimbura igitambaro ndi bukure mu mupira wanjye nkakuze gatamuka mari. Bayizana singiri. Kamyo zose zigira imyuka. Yego. Iyo amaguru yagumye kuri pedale rero ya myuka irashira. Ese imyuka ifasha iki kamyo cyangwa se imyuka ikora akahe kazi kwikamyo? Urakoze cyane. Umuntu biti gitangaza president yambajije ikibazo, arambaza ngo ese icyapa kiri ibumoso kirubahirizwa, ushobora kuba wagihagararamo? Mbona kisomo yari kurikiranye fresh. Muntu rero ukurikira isomo wakumva ndi kuvuga ku kinyoteri cyangwa kandi kantu ugascrollinga ngaho kantu nikakureba, ako niko kazagutwika mu kizami ugahita wibuka ko nakakubwiye. Tutagutindije cyane bisubire no mu mirimo yawe. Iyi kategori yanyigira ibizamini bingahe hano kuri tele? Bigira ibizamini 3. Yes. Icyambere